Muraho, ndabasuje cyane mwese, nizere ko mumeze neza. Ni Claudine Uwineza nanone nk'uko bisanzwe, nari mbakumbuye cyane, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kibazo umuntu umwe mu bankurikira kuri YouTube channel yanjye yambajije. Ariko kandi twibuke kujya tureba ama videos cyangwa se inkuru zimwe na zimwe nshyiraho, dukora subscribe, like na share, tubisharinga n'abandi, tubisangiza abandi kugira ngo tujye dukomeza turebe ibintu byose nzajya nshyiraho, kuko ibintu byose mbafitiye ni ibintu by'ingirakamaro ku muntu ushaka kubireba cyangwa se ushaka kubyumva, kuko hari umuntu uba ufite ibibazo byinshi akeneye kubonera igisubizo. Nzagerageza kubabwira ibintu byose uko mbibona kandi mbabwijije ukuri. Nzagerageza kuba honnête kuri buri wese kugira ngo abashe kurushaho gusobanukirwa. Uyu munsi rero tugiye kuvugana ku kibazo umwe mu bankurikira yari yabajije, kandi nyabuneka nimujya mureba ibiganiro byanjye cyangwa se amapost yanjye, mujya mugerageza mwandike muri comment nimba ufite igitekerezo cyangwa inama, kugira ngo mbashe kumenya ngo abantu bankurikiye barifuza kumenya iki, kugira ngo mbe nagikoraho mbabwire uko mbibona. Uyu munsi tugiye kuvugana ku kibazo umwe muri mwebwe yari yambajije. Yarambwiye ati nabisoma nkababwira. Yarambwiye ati koko niwongera uzatugezeho uburyo ubuzima bw'abanyeshuri, wenda abakora akazi gasanzwe babayeho, niba bishoboka ko umuntu yahashakira life. Thanks. Uyu munsi rero ngiye kubasubiza kuri icyo kibazo ku buzima bw'abanyeshuri. Uyu mwanya tuvugana koko mperereye mu gihugu cy'Abongereza, cyahoze muri leta y'Abongereza, ariko ubu ngubu kitandukanyije n'Abongereza, akaba ari muri leta yigenga, akaba ari igihugu cyitwa Ireland. Ariko nubwo bimeze bityo, Ireland y'Amajyaruguru iracyayobowe n'Abongereza, ariko ibindi bice bisigaye bya Ireland tukaba turi muri leta yigenga. Ururimi hano bavuga ni Icyongereza. Uko mbibona rero, abanyeshuri hano, uramutse ugize amahirwe ukabona ibyangombwa byo kuza kuhiga, ukaza kuhiga, bafite amahirwe menshi yo kuba bahashakira ubuzima kandi bagakurikirana n'amasomo yabo. Uko mbibona, ushobora gushaka akazi ukagafatanya n'ishuri, akaba ari byo bita part time job. Ahangaha ukaba wajya kuri ka kazi utagiye ku ishuri. Part time jobs ahangaha ukuntu ikorwa, maximum days per week. Kuba part time bashobora gukora iminsi 3 mu cyumweru. Iyo ibaye iminsi mikeya ishobora kuba iminsi 4, kandi biterwa nanone na company uri gukorana nayo. Ahangaha mbabwije ukuri uburyo byifashe, kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, umushahara wabo wifatizo mutoya na amayero 10.10 ku isaha. Iyo rero uri mu part time, bitewe n'ikigo uri gukorana nacyo, ushobora gukora amasaha 10 ku munsi, ushobora gukora amasaha 12 ku munsi. Reka dufatireho amasaha 10 ku munsi wenda minimum, kandi ugakora iminsi 3 mu cyumweru utagiye ku ishuri. Ni ukuvuga ngo uko biri ushobora kwinjiza amayero 100 ku munsi. Nimba ukoze iminsi 3 mu cyumweru, ushobora kwinjiza amayero 300 ku munsi. Mu cyumweru, ushobora kwinjiza amayero 300 ku munsi. Ni ukuvuga ngo naganiriye n'aba part time, baba bo twakoranaga cyangwa abandi tumenyana mu buzima busanzwe b'abanyeshuri cyangwa se bafite ibindi bibahugije bituma badakora iminsi yuzuye, bagakora iyo minsi mike mu cyumweru. Bambwiye ko uburyo babacaginga amafaranga ku mushahara wabo bitangana nuko bacaginga amafaranga, ndavuga umusoro ku mushahara kuko turabyishyura, ntabwo bingana nkuko bacaginga umuntu ukora iminsi yuzuye. Abo twagerageje kuvugana bambwiye ko babaca amayero 15 ku mushahara wabo w'ibyumweru 2, nimba bahemberwa buri byumweru 2. Ni ukuvuga ngo nimba winjije amayero 600 mu byumweru 2, bakaguca amayero 15, uko biri uba wakoze. Mu kwezi nimba winjije amayero 1200, nabwo uba wakoze niyo bagucaginga amayero 100 ku mushahara wawe. Ndumva amayero 1100 wayinjije mu mafaranga y'iwacu mu Rwanda ni 1,100,000 ukayinjiza, kandi ugakurikirana amasomo yawe uje ufite intego yakuzanye, utaraje uri wa muntu udakunda akazi, unena akazi ako ariko kose ubonye,
nyine utazi icyo ushaka mu buzima nta kintu wageraho. Ariko uje uzi icyo ushaka, akazi rwose wagafatanya n'ishuri kandi ubuzima bwawe bukagenda, amafaranga akinjira, ukaba wabasha kwibeshaho utagiye kugora umuryango wasize inyuma mu Rwanda ngo babwire ibibazo ibi n'ibi mumfashe munkemurire. Ariko iyo ugerageje nawe ugakora ugashakisha akazi ukinjiza, uba worohereje n'abo wasize inyuma. So inama nabagira, nuramuka ugize amahirwe ukabona iyo opportunity, ukaba waza hano cyangwa se wajya mu kindi gihugu, ubuzima burashoboka kuba wakiga ufatanya akazi kawe n'ishuri kandi byose bikagenda neza, ugakurikira amasomo neza ku ishuri kandi ugatsinda, kandi ukinjiza n'amafaranga make, niyo yaba makeya ku ruhande rwawe, ukabasha kugira ibibazo wikemurira utagiye kurushya umuryango wasize inyuma. So byose birashoboka rero, haba hano haba mu bindi bihugu birashoboka cyane. Iyo niyo experience nabonye ku banyeshuri, kandi urwo ni rwo rugero nabahaye. Ndumva uwari wambajije icyo kibazo yasobanukiwe bihagije, ndumva rwose atazongera kukibazaho. So ubutaha nzabagezaho video mbabwira uburyo ibintu bishobora gutuma wahabwa visa, kuko muri video nayo na postinze y'ubushize nerekana umujyi wa Traore uburyo usa. Hari uwanditse muri comment ati koko uzatubabarire utubwire n'uburyo wabona visa. Murakoze cyane, ndabakunda, ndabashimira uburyo mukomeje kunkurikirana, mukora subscribe, like na share, kandi mbizeza ko nzakomeza kubaha amakuru ku gihe, nkababwira ibyo mbona, nkababwira experience zose mba maze kugenda mbona ahangaha, kandi nkababwiza ukuri nta kubeshya kuri. Murakoze cyane, ndabakunda, bye.